wa gatatu w'umukino mita mbere yose irangira ari kwishyushya mita kabiri yose arishyushya kuri match y'igikombe cy'amahoro yari yamuhanje hanze ubundi umukinnyi wamuhagurikije ngo yishyushye match yose yishyurizaga rimwe na Erijan akavuga ngo buri kantu na buri ngu kuri zira tentire zabo kuri zira tentire zabo iyo na wasiri yatareka ariko rero Haji ubwo se undi muhinga ukina ni yabivuze Oza right Oza arakina akina murasigaye ubusatizi bwa Kigali n'abasaza batatu ni Haruna uruhande rumwe urundi Okwi Shabarara kataka Oza yamera no musimbo uko batatu ngo bafite imyaka igera mu ijana na ni ijana na urebye Haji no mu ikipe y'igihugu nge twagiye dusohokana cyane ubona aba bana bagera mu ikipe y'igihugu okay wenda nta kundi kuntu babigenza ariko ubona basa ngaho bari timide bafite ubwoba bameze ukuntu niba ari icyizere wenda batoza batabagirira wenda ngo abahe umwanya niba ari ibiki ariko urareba ugasanga nyine muri angle nyinshi ugasanga ahagaze neza ugasanga nabo bandi tubagiranye babanzamo arabarusha imibare ariko iyo bageze muri national rimwe na rimwe nka match ya Juba iheruka aho nta nubwo yari no muri 18 kuko ndibuka ko bari bicaye imbere yanjye sinzi ikibazo gihari twiteze byinshi kuri Amurush kongera guha icyizere aba basore b'abanyarwanda mu bakinnyi bagarutse ku munsi w'ejo harimo Kevin umaze ibyumweru bibiri yivuza yabigarutseho ko umuganga wa Rayon Sport yamufashije cyane ndetse n'abandi baganga Kevin yagize performance iri incroyable kurundi rwego performance nkiri ukayikora mbere ya derby ukava mu kibuga utavunitse namerwe kuri equipe ya Rayon Sport reka twumve Kevin banshakire Kevin bamuranse avuge mu byo avuga sorezaho harimo no guha ubutumwa asubiza niyo mugabo Claude asubiza Ramazani na Claude bomba basubiza rimwe bo turaza kumva mu isaha kabiri twahere kuri Rayon Sport ko yakinnye ariko Kevin yagarukanye umwuka uri hejuru cyane yazamuye level ya Rayon Sport ku buryo utakumva reka twumve Kevin kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport kapiteni Kevin ukinnye match nziza cyane uriyumva utungu yumva neza ndumva nishimye kuba ngarutse twabona mu 3 yani by'agaciro biragaragaza ko ikipe itajya kugaruka muri mode turategura derby tugiye muri mode turategura derby tumeze neza tumaze hafi ibyumweru bibiri urimo kwitabwaho ibibazo by'imvune no kuruhuka muri rusange hari ikintu byagufashije umubiri wawe urumva umeze utungubu mu mubiri muri rusange makuru nararutse kuko nari maze ikintu naruhuka kuva mwaka ushize kugeza ubu nifite fatigue idasanzwe niyo nagize hamstring irakweduka niyo muze gukinira kwidicika bakagamo ubwagomba bambaga so nagiye kwivuza kwa Rutamu niyo mvuje nubwo sinagomba gukina umuswe yari yambujije ariko bangwa kunyina ugitanga kuko ushaka kubanga gukina ngo gukina hanze kibona avunika so ese ujya mu kibanye ndebe mba natanga umusaruro w'intsinzi yandashimana ko twashije kwibona oye performance z'abakinnyi bashaba Rayon Sport Jalo Asana nawe wanje mu kibuga muri gukorana gute none hari imbere arabura kumenyerana kuko yaba mu maza Bedi mu maza Jalo bari imbere saa sindamye mu maza neza ariko imiswi y'igidembe yigira imbere akina bimenyera gake ushinje navuga nuko twashije gutsinda iminsi ibiri iri imbere cyo kwitoza tuyimba twamenyerana kujya tuzatanga umusaruro mwiza kuri APR Kevin muri uyu mupira nta muntu wifuza kubona abareyo bacitse intege batari kuri stade ari benshi Kevin uri kapiteni wa Rayon uri numwe mu bantu bubaha cyane muri equipe ya Rayon Sport na fan base igira ngo uranabizahari Kevin baha ubutumwa batumire kuri stade baze bajya inyuma y'ikipe Kevin ntegeza ko ari umuntu ufite ubushobozi bwo kubikora akanya tumaze iminsi bibi turasimba bazi tubabarire kuko twifuza gutsinda igihe tubyifuza bikanga byanjye football cyo mbasa nuko basaza ari benshi kuri match yacu na APR ku cyumweru bakaza kudushigikira turabizi ko tuzabona intsinzi kuko gahunda no gutsinda so kwencha cyangwa gutsindwa gahunda no gutsinda kandi turabizi ko tuzatsinda so baza ari benshi dushigikire kandi tuzabe byishima uko babyifuza amazi n'iminsi babyifuza abantu bavuga ko Rayon Sport irimo kugenda icika intege sinzi ikintu baheraho kuko mufite amanota 2 mu rushe kipe ya PRFC ya kabiri igikombe cy'amahoro mugeze muri dernier kare mwemere gutsinda umukino mukarusha n'undi amanota 5 ikipe bakurikiye ibyo ntabwo ari motivation ubundi hagije kugira ngo mutsinde umukino kuko tumaze iminsi tunganya so nabyo bamenyereye kuri Sport itsinda buri match so byabaciye intege uza kubona numvaga bitagakwiye kuba kinege kuko turabambere tujya gushika
ya kabiri amanota 2 so baza ari benshi kuko kuba tubona ni motivation kuri twebwe kandi amanota 3 bakuyashiramo akaba 5 yo so duhavuga ko imbaraga zacu kandi gahunda yacu twaye byishimo ko babyifuza ikiza gihari no kumwanya mbere bamaze kuburaraho icyo kiza gihari gategereze ko gucumwero bizasobanuka gusa ntacyo namwizeza nuko ibyo arimo ararota ntabwo bizagenda Claude yavuga ko we bazara ku mwanya wa mbere nyuma ya derby Kevati akibivuga ubwo bawurayeho ariko ibyo atekereza sibyo bizaba hari ikintu kiri mu mitwe y'abantu ntazantu cyavuye Rayon Sport muri sezo amanota menshi yarushije ape na amanota 5 yigeze renzayo Rayon Sport yizwirisha 8 yizwirisha 8 ntabirarane amakipe yakize bangana yigeze irusha mu Rwanda yewe n'igihe Rayon mu bihe byiza ayo manota 5 Rayon Sport iramutse itsinze umukino ni nayo yaguma kurusha ape access inzano havuye ikintu cyuko Rayon Sport mwanya wa mbere yawutakaje n'abafana ukabona ko bacitse intege kumwe horanyamaguru bayibona ko ikizere cyasubiye hasi umupira rero yakinnye abakinnyi yagaruye